Reka twongere tubasuhuze bakunzi bawe uburyo tubicano. Aho muherereye hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye mukurikirana uburyo TV, twizere ko mumeze neza ibintu ari amahoro. Niba ukurikirana ibiganiro bica ku buryo TV, uyu munsi nawe waba umwe mu banyamahirwe bari guhatanira akayabo k'amafaranga muri Binance. Niba udafite Binance, reba muri video description urebe link ya Binance, uyifungure ukore register, numara kugiramo account nawe uze guparticipa, usubize ibi bibazo nkuko tugiye kubikwereka, hanyuma uzabashe kugira aya mahirwe nk'abandi. Ibi bisubizo ibihembo byabyo ni uguhera ku madolari 100 kugera ku madolari 1000. Igihembo nyamukuru kw'ibi bibazo ni certificate ya NFT. Nyamuneka niba udafite Binance, reba muri video description urebe link ya Binance nawe utangire urugendo rwa Binance. Niba kandi nawe ufite Binance, ibi bibazo ntibigucike, ibi bibazo n'ibisubizo byabyo byiteho kugira ngo nawe ubashe guhatanira aya mafaranga. Reka twongere dushimire wowe wakoze subscribe ku buryo TV, waradushyigikiye cyane. Twongera kuboneraho gusaba wowe utarakora subscribe ku buryo TV, nyamuneka kora subscribe kugira ngo nawe ujye urushaho kubana natwe umunsi ku wundi mu biganiro bica ku buryo TV. Ahangaha murabona turi muri Binance. Ugifungura Binance ugera kuri page imeze itya, urabona ahangaha ni muri Binance. Urareba hariya handitse more, niho uri bwinjire kugira ngo ubone ibi bibazo. Icyo nongera kugusaba wowe ufunguye iyi video ukaba ufite umwete n'ubushake bwo kwiyandikisha cyangwa kugaragara muri aba ngaba bagiye guhatanira ibi bihembo, wafata ikaramu n'urupapuro kugira ngo ibyo tugiye kuvuga biraba byiza we nubyandika, hanyuma ugasubira inyuma ukagenda usubiza. Uraza hano handitse more, ukore, hanyuma ureba aha handitse information, uze munsi yaho ukore aha handitse Academy Courses. Academy Courses aha ni muri Binance. Uko tugiye kubigenza nawe abari kubigenza, uko tugiye kubisubiza nawe abari kubisubiza. Ibi ni ibibazo biri muri Binance biri gutanga amahirwe ku buryo nawe uyu munsi wafungura Binance ugahita utangira kubisubiza. Niyo mpamvu tugiye guhera kuri courses ya mbere kugera kuri courses ya 5 uyu munsi yagiyeho. Uyu munsi bagenda batanga courses mu byiciro, uyu munsi hagiyeho courses ya 5. Reka duhere kuri courses ya mbere kugira ngo nawe mushya ubashe gutangira uru rugendo, cyangwa se nawe utari warabimenye uhere kuri courses ya mbere usubiza ibi bibazo uko bigiye bitandukanye. Nyamuneka fata urupapuro n'ikaramu kugira ngo ubyandikeho, wandikeho ibisubizo, nusoza uraza kubisubiza witonze, kuko twebwe turakubwira ibisubizo kuri buri courses. Ugenda ubyandika nawe uhite ugaruka ubisubize. Ahangaha murabona ko ukimara gukora hariya kuri Academy Courses, urabona uragera ahameze gutya: learn the basic of blockchain and crypto, watch video and answer quiz question, 6 courses and 29 module in total, then receive NFT certificate upon completing all 6 courses. Ahangaha ngira ngo ibingibi twabivuzeho. Icyo usabwa ni uko urajya ufungura aka video, we ntutegereze ko aka video karangira ujye ugakurura, cyangwa se ukoremo kurure ugasoze, hanyuma bahite baguha ikibazo. Ni ukureba video hanyuma ugasubiza ibi bibazo. Niko bavuga, ni course 6 zifite module 29, cyangwa se ni course 6 zifite ibibazo 29 muri rusange. Ahangaha uyu munsi hagiyeho course ya 5, hasigaye course imwe gusa kugira ngo ibi bintu birangire. Niba uri gukurikirana uburyo TV, aya mahirwe ntagucike. Ibihembo ni uguhera ku madolari 100 kugera ku madolari 1000. Murabona ko course ya mbere ni blockchain fundamental, ifite module 6, ifite ibibazo 6.
iyo niyo course ya mbere. Course ya kabiri ni crypto fundamental, ifite module 5, iyo niyo course ya kabiri. Hanyuma course ya gatatu ni decentralization cyangwa decentralize, ifite module 4. Course ya kane ni web3 and metaverse, ifite module 4 cyangwa se ibibazo 4. Hanyuma course ya gatanu ni trading fundamental, ifite module 5 cyangwa se ibibazo 5. Course ya gatandatu ntabwo irajyaho, iracyari coming soon. Niyo mpamvu nakubwiye ngo nawe mushya ufite amahirwe yuko watangira ugahita usubiza ibibazo. Aha dufite course 5 zimaze kujyaho, zifite module 24. Bivuze ngo iyi course ya gatandatu izaba ifite module 5, izaba ifite module 5. Aha ngaha tugiye gutangira gusubiza ibi bibazo. Nyamuneka fata ikaramu n'urupapuro, ibyo ngiye kuvuga ugenda ubyandikaho, nusoza uragaruka usubize. Tukwibutse ko kugira ngo usubize ibi bibazo ugenda ureba akavideo kagahita kaguha module ikurikiyeho. Ureba akavideo ukagakurura kugira ngo wihutishe, hanyuma ugahita ubona ikibazo gikurikiyeho. Twatangiye. Fata wowe ikaramu n'urupapuro ugende wandikaho ibisubizo. Ku muntu mushya, aha murabona handitse start course. Ugitangira kuri start course, mbere yaho gato murabona ko ngewe izi course 4 zose narazisubije. Iya gatanu niyo ntari nasubiza cyangwa se ntiravivuka, ariko ibisubizo byayo nabyo namaze kubishyiramo, hasigaye kuyivivura. Murabona ko course 4 narazisoje. Course ya gatanu bayifunguye, nayo nayikoze, ntibarayivivura. Hanyuma course ya gatandatu iri coming soon, nawe ufite amahirwe. Course ya mbere twagiye ifite ibibazo 6. Kuri course ya mbere ugifungura we mushya, ikibazo cya mbere ureba akavideo, hanyuma ugakurure, bahita bakuzanira ibisubizo bigiye bitandukanye. Igisubizo ku kibazo cya mbere muri course ya mbere ni A. Igisubizo cya mbere kuri course ya mbere ni A. Hanyuma uhita ufungura akavideo baguhe ko module ya kabiri. Igisubizo ku kibazo cya kabiri, aha turi muri courses ya mbere. Igisubizo ku kibazo cya kabiri urashyiraho A, B, C, D. A, B, C, D. Urashyiraho A, B, C, D. Ibyo ni byo bisubizo ku kibazo cya kabiri muri course ya mbere. Ikibazo cya gatatu cyangwa se module ya gatatu, igisubizo ni B cyangwa se B. Uko usoza gushyiraho igisubizo ukora submit, ugahita openinga video ukayireba, ugahita uhabwa ikindi kibazo. Aha ngaha tumaze gusubiza ikibazo cya gatatu muri course ya mbere, twabonye ko ari B. Ikibazo cya kane cyangwa se module ya kane, courses 1, ibisubizo ni B, C, D, B, C, D. Ibyo ni byo bisubizo kuri module ya kane courses 1. Hanyuma course ya gatanu, module ya gatanu courses 1, ibisubizo ni B, D, Niba na D. Ibyo ni byo bisubizo. Module ya gatandatu ari nayo ya nyuma muri courses 1, urasubiza A, B, C. Ibisubizo ni A, B, C. Nyamuneka wowe fata ikaramu ugenda ubyandika kugira ngo usubire inyuma uri gusubiza. Course ya mbere aha ngaha turayisoje, reka tuyisubiremo. Courses 1, first question, result is A. Courses 1, second question, result is A, B, C, D. Courses 1, third question, result is B. Courses 1, fourth question, result is B, C, D. Courses 1, 5 question, result is B, D. Then after courses 1, 6 mod,
result is ABC. Iyo ni course ya mbere turayisoje, nizere ko wabyanditse. Hanyuma uhita ukora next, baguhe course ya kabiri. Course ya kabiri urafungura aka video nayo nk'ibisanzwe, uhita ugera ku kibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere muri courses 2, ibisubizo ni AC. Ikibazo cya mbere muri courses 2 ni AC. Aca. Modire ya kabiri kuri course ya kabiri, ibisubizo ni A, B, C, D, A, B, C, D. Ibyo ni byo bisubizo kuri modire ya kabiri muri courses 2. Modire ya gatatu muri course ya kabiri, igisubizo ni C, C. Course ya kabiri modire ya gatatu igisubizo ni C. Hanyuma modire ya kane ibisubizo ni A, C, D, A, C, D, A, C, D. Ahangaha ni muri courses 2 modire ya kane, igisubizo ni A, C, D. Hanyuma modire ya gatanu ariyo nayo ya nyuma muri courses 2, ibisubizo ni B, C, D. Ibisubizo ni B, C, D. Nyamuneka uku turi kubibabwira namwe aba ariko mubisubiza kugira ngo aya mahirwe ntazagucika. Wibuke neza ko baba baguhaye iminota ugomba gusubizaho ibi bibazo, ni nayo mpamvu nakubwiye ngo fata ikaramu n'urupapuro ubanze wandikeho ibi bibazo. Turangije course ya kabiri. Reka twongere tusabe wowe utarakora subscribe ku Buryo TV ko wakora subscribe kugira ngo ujye ubona ibintu by'ubwenge nk'ibi ngibi bishobora kuguha amahirwe akaguhindurira ubuzima. Ahangaha dusoje course ya kabiri. Hanyuma urakora next nanone nk'uko wakomeje kubigenza, ujye kuri course ya gatatu. Course ya gatatu urafungura video nk'ibisanzwe nayo uyihutishe, uhita ugera ku kibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere muri course ya gatatu, igisubizo cyacyo ni AD. 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 Ibyo ni byo bisubizo ku kibazo cya mbere muri course ya gatatu. Ikibazo cya kabiri cyangwa modire ya kabiri kuri courses gatatu, ibisubizo ni B, D, E cyangwa se B, D, E. B, D, E. B na D ndetse na E. Ibyo ni byo bisubizo kuri modire ya kabiri courses 3. Hanyuma modire ya gatatu course 3, ibisubizo ni BC. Modire ya gatatu ibisubizo ni BC. Iyo niyo modire ya gatatu, urasubiza B ndetse na C. Ahangaha ni kuri modire ya gatatu kuri courses 3, kuri course ya gatatu. Hanyuma modire ya kane ari nayo ya nyuma muri course 3, ibisubizo ni ABD. Ibisubizo ni ABD. Ahangaha ni muri course 3. Modire ya kane ibisubizo ni A, B na D. Course ya gatatu ahangaha turayisoje. Course ya gatatu turayisoje. Twinjiye muri course ya kane ariyo web and metaverse. Course ya kane web and metaverse. Hanyuma urareba video uyihutishe bahita baguha ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere muri course 4 cyangwa muri course ya kane, ikibazo cya mbere ibisubizo byacyo ni A, B, C, A, B, C. Ikibazo cya mbere muri course ya kane ibisubizo byacyo ni A, B, C. Hanyuma modire ya kabiri muri course kane, modire ya kabiri muri course kane cyangwa se ikibazo cya kabiri muri course ya kane, ibisubizo ni A, B, D and E. Ni A, B, D na E. A, B, D na E. Ahangaha ni modire ya kabiri courses 4, A, B, D and E.
modire ya gatatu kuri kose ya kane. Modire ya gatatu kuri kose ya kane, ibisubizo ni A, B, C, D and E. Ahangaha ni twose ni A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Ahangaha ni modire ya gatatu muri kose kane, muri kosezi kane. Hanyuma modire ya kane, ikibazo cya kane muri kose ya kane ari nacyo cya nyuma, ibisubizo byacyo ni B, C, D. Ni B, C, D. Ahangaha ni muri modire ya kane muri kosezi kane, web and metaverse. Ibisubizo kuri modire ya kane ni B, C, D. Nyamuneka uku turi kubisubiza, uku turi kubibabwira, namwe aba ariko mugenda mubisubiza kugira ngo murusheho kongera amahirwe yanyu mu guhatanira ibi bihembo. Nta kindi bisaba, uku turi kubivuga nawe aba ari kugenda ubisubiza. Niba wabyanditse ku gapapuro ku ruhande, urasubira inyuma winjire hariya muri Binance, ujye kuri more, hanyuma urebe kuri information, urebe ahanditse Academy Courses, uhafungure utangire courses. Niba warasubije iyi course ya mbere, ugasubiza course ya kabiri, ugasubiza course ya gatatu ndetse na course ya kane, menya ngo uyu munsi hagiyeho courses gatanu. Hagiyeho courses gatanu ari nayo tugiye gusorezaho kugira ngo dutegereze courses ya nyuma ari nayo ya gatandatu. We mushya uhere kuri courses ya mbere nk'uko tumaze kubivuga, ugenda usubiza, hanyuma ugere kuri ya gatanu tugiye gufungiraho uyu munsi dutegereje courses gatandatu. Aha, twagiye. Courses ya gatanu, trading fundamental. Trading fundamental courses gatanu. Modire ya mbere, ikibazo cya mbere kuri course gatanu, barakubwira ngo ni difference iri hagati ya invest na trade. Igisubizo ni B cyangwa se B. Igisubizo ni B, B. Icyo nicyo kibazo cya mbere muri course ya gatanu, igisubizo ni B. Modire ya kabiri, courses 5. Modire ya kabiri, courses 5. Ikibazo cya kabiri course ya gatanu, ibisubizo ni D cyangwa se D. Ikibazo cya kabiri muri course ya gatanu, igisubizo ni D cyangwa D. Hanyuma modire ya gatatu muri course gatanu, ikibazo cya gatatu kuri courses gatanu, ibisubizo ni A and B. A, B. A na B. A na B. Ikibazo cya kane muri course ya gatanu. Ikibazo cya kane muri course ya gatanu, modire ya kane, courses 5. Answer is D. Result is D. Igisubizo ni D cyangwa se D. Iyo ni modire ya kane muri course gatanu, igisubizo ni D. Nyamuneka uku turi kubisubiza, uku turi kubivuga, nawe aba ari kugenda ubisubiza. Icyo urajya urenzaho ni submit, usoje gusubiza ikibazo ukareba ka video ukagakurura kugira ngo baguhe ikindi kibazo, baguhe indi modire. Hanyuma modire ya gatanu course gatanu, modire ya gatanu ari nayo ya nyuma muri courses 5, ikibazo cya gatanu muri course gatanu ari nacyo cya nyuma, ibisubizo byacyo ni A, B, C. Ni A, B, C. Ni A, B, C. Nyamuneka uku twabivuze nawe aba ari kugenda ubisubiza. Reka tubasubiriremo course ya gatanu. Ikibazo cya mbere, igisubizo ni B, ni B. Ikibazo cya kabiri, igisubizo ni D, D. Ikibazo cya gatatu, aha ni muri course gatanu, ikibazo cya gatatu, ibisubizo ni A na B, A, B. Ikibazo cya kane course gatanu, igisubizo ni D, D. Hanyuma
Ikibazo cya gatanu ari nacyo cya nyuma muri courses gatanu, igisubizo ni ABC, A, B, C. Nyamuneka uku tubisubije nawe abari kubisubiza waba umwe mu bazabona biriya bihembo guhera ku madolari 100 kugera ku 1000 ndetse na certificate ya NFT. Uku tubisubije, uku twagiye tubisubiza, uku tubivuze, nawe abari kugenda ubisubiza kuri application ya Binance yawe kugira ngo nawe ubashe kuba umwe muri aba banyamahirwe bazatsindira aya mafaranga. Uko usubije ibibazo neza ni nako ugenda ubona amahirwe menshi yo kubona amafaranga menshi. Murabona ko ikibazo cya mbere cyangwa se course ya mbere bayihaye iminota 25, course ya kabiri bayiha iminota 21, course ya gatatu bayiha iminota 20, course ya kane bayihaye iminota 17, hanyuma course ya gatanu ifite iminota 19. Subiza nk'uko tubisubije nawe ube umwe muri aba banyamahirwe. Ciao.